Uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana mugezwaho n'umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda. Turabasuje mu izina rya Yesu Kristo kuri wa gatatu tariki 20 kwezi kwa gatanu 2020. Amahoro y'Imana abane namwe n'ubuntu bwa Kristo bukomeze kubana namwe. Rero turabahaye ikaze mu nyigisho twatangiye zifite umutwe uvuga muzamenya ukuri kandi ukuri kuzababatura. Ijambo ryavuye mu kanwa k'umwami wacu Yesu Kristo. Mu kubibutsa turisoma mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 8 uhereye ku murongo wa 31 ngo Nuko Yesu abwira Abayuda bamwemeye ati, Nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Dusomye Imirongo 2 ni mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 8 ku murongo wa 31 na 32 ngo muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Ubushize twabonye yuko hariho ukuri ku buryo butandukanye muri isi, ariko ukuri nyakuri ntabwo kuri mu isi, ahubwo ukuri nyakuri twabonye ko kwaturutse mu ijuru kandi ukuri ni Yesu Kristo. Twabonye ukuntu n'abanyabwenge batandukanye nk'aba Plato n'abandi bitwa abafilozofe, yaba mu binyejana byinshi mbere ya Yesu yaba n'inyuma ye, abafilozofe cyangwa abanyabwenge bakomeje gushishikarira gushaka kumenya ukuri icyo ari cyo. Ariko twabonye yuko yaba Plato yaravuze ngo la vérité n'est pas de ce monde, ukuri ntabwo kuba muri iyi si turimo, kuko yageze avuga ko hariho isi iboneka n'isi itaboneka. Rero ukuri kwa buri kintu cyose ntabwo kiri muri iyi si yacu turebesha amaso, aribyo byitwa le monde sensible cyangwa les réalités sensibles, ahubwo ukuri kwa buri kintu cyose kuba mu isi itaboneka, ariyo Platon yise le monde intelligible cyangwa le monde des idées. Nibyo twagereranya muri bibiliya yuko hari isi tubonesha amaso, isi ibyo umuntu ashobora kurebesha amaso, hakaba n'isi y'umwuka. Ibyo Platon yise isi iboneka ni ibitubona, hanyuma isi y'ibitekerezo niyo twita isi y'umwuka. Umva ko ntago biri kure na kure, ariko ikuru nuko twumvise ko n'abanyabwenge batandukanye abafilozofe iryo jambo kuri ryabateye kuriha umwanya uhagije kuritekerezaho no kurikorera ubushakashatsi. Platon muri filozofiye, urugero mu gitabo cye cyitwa La République, Platon aho yavuze atanga urugero rw'ubuvumo, ibyo bita l'allégorie de la caverne, avuga ngo ni ikigeranyo kishaka kwigisha wega Platon cyangwa filozofiye, avuga ngo ni mwibaze nk'abantu kuvaho bavukiye baba mu buvumo, ntabwo bazi ko hejuru y'ubuvumo hari indisi, bakaba muri ubwo buvumo mu mwijima kandi bakareba ku ruhande rumwe gusa imbere yabo badakebuka. None hakaba umuntu ari inyuma afite urumuri atunze imbere yabo ku ruhome rw'ubuvumo, hanyuma noneho akajya anyuza imbere y'urumuri ibintu bitandukanye. Abo bantu bari mu buvumo ntabwo bakebuka, bareba imbere, urumuri rukakubita ku rukuta imbere yabo, none bakagenda babona amashusho ya biriya bintu agenda ashira imbere y'urumuri, nibyo bigenda bigaragara imbere y'amaso yabo. Abo bantu igihe cyose bazaba bari mu buvumo ntabwo bazigira bamenya ko hari iyindi si hejuru hanze y'ubuvumo, kandi bazajya bibaza ko biriya bishusho biragenda imbere yabo nibyo kuri. Ngo hanyuma igihe kigeze ukabavana mu buvumo, ngo iyo asohotse noneho amaso ye agakubitana n'urumuri rwo hanze, icya mbere abanza kuba nk'uhumye kuko ntabwo yigeze ahura n'urumuri. Hanyuma mu nyuma ashobora gufata ingamba ebyiri: kwisubira mu buvumo kugira ngo ahunge ubwo buhumyi bw'uwo mucyo uri hanze y'ubuvumo, cyangwa akemera agasohoka buhoro buhoro akagenda ahumuka kugeza aho amaso ye azamenyera urumuri rwo hanze. Ariko mu gihe cyose akiri mu buvumo ntabwo azigira amenya ko hari indi si iri hanze y'ubuvumo. Uko niko ngo abantu bari mu isi ngo tumeze, ngo tuba tuzi ko ibi turebesha amaso ngo nibyo bibaho nta bindi, ngo tumeze nk'abantu bari mu buvumo tukabona bya bishushanyo bigenda bisimburana imbere y'amaso yacu kubera ko tutazi umucyo umurika iyo shushanyo aho uturuka
ntitunamenye ko biriya tureba ari ibishushanyo atari ibintu nyakuri, ko ibintu nyakuri biri inyuma ku migongo yacu aho tutareba, aho umuntu aragenda abinyuza imbere y'urumuri. Ngo rero abantu bari mu isi ngo bameze nk'abari muri ubwo buvumo, ntago bazi ko haba indi si hakurya y'ibi tubona, kandi ngo n'ibi tubona ngo ntabwo ari ibintu nyakuri, ngo ahubwo ni igicucu cy'ibintu nyakuri. Urumva ko bari mu buvumo, biriya bareba imbere yabo bimurikiwe na wa mucyo ubaturuka inyuma, ntabwo ari ibintu nyakuri, ahubwo ni igicucu cy'ibintu. Rero ngo abantu bari mu isi bameze nk'abari muri iyo caverne cyangwa muri ubwo buvumo, noneho bakagenda babona imbere yabo ibintu bibanyura mu maso, ni ukuvuga cya gicucu cy'ibintu biriho biranyura imbere y'urumuri inyuma yabo. N'uwababwira ko haba indi si hanze y'ubuvumo bakwita umusazi. Uko niko bimeze rero no mu by'Imana. Urumva ko Plato ntabwo ari kure cyane y'ijambo ry'Imana, ni ukuvuga ko abantu babaho nk'uko iyi si ari iyi nyine, ko ibi tubona ari ibi, nta bindi bibaho, mbere yuko bapfa ngo babone ukundi kuri, bazi ko ukuri ari ibi tubona. Niyo mpamvu Yesu yavuze ko yaje mu isi kugira ngo abiyita ko babona bahume n'impumyi zihumuke. Kandi Paulo akavuga mu Abakorinto, ntitureba kubiboneka ngo n'iby'igihe gito, ngo tureba ku bitaboneka n'iby'ibihe bidashira. Ni ukuvuga ngo Bibiliya ivuga ko hariho isi iyi tubona, kandi na Bibiliya nayo ikavuga ko ibi tubona ngo ni ishusho ya biriya tutabona. Ngo nk'uko hariho imibiri y'inyama n'amaraso, iyi mibiri dufite, ngo hariho n'imibiri yindi y'umwuka. Ni ukuvuga ngo hari ibintu byo mu isi itaboneka, ibyo rero ngo nibyo by'ibihe bidashira. Rero Yesu yaje kugira ngo atuvaneho ya nyegamo iri ku mitima yacu mu buryo bw'umwuka, atuvaneho cya gihu kiduhisha iyi si yindi itaboneka, kandi niho turagana. Rero ni byiza kugira ngo dushobore kumenya ukuri kw'ibintu, kugira ngo tubitandukanye n'ibyitwa ukuri. Yesu rero yaravuze ngo nige nzira n'ukuri n'ubugingo, ngo ntawubwira kwa data ntamujyanye. Hano twumvise ko bavuga ngo nimwaguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, kandi muzamenya ukuri, ukuri kuzababatura. Iri ni ijambo rikomeye cyane, ngo muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Nta kindi gishobora kutubatura atari ukuri. Ubwo rero turashaka dukomeze kuzaho tuza kumenya ibintu bitandukanye mu byerekeye ukuri ndetse mu byerekeye ububata, kugira ngo dusobanukirwe aya magambo Yesu yavuze mu buryo bugari. Shalom. Umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda urakurarikira gukurikira inyigisho z'uruhererekane zifite insanganyamatsiko igira iti ukuri kubatura. Mukaba muzigezwaho na Apostle Dr. François NKURUNZIZA. Ni buri wa gatatu na buri wa gatanu guhera isaa 2:30 za nijoro, ndetse no ku cyumweru guhera isaa 7:30 z'amanywa. Izo nyigisho wazisanga kuri YouTube channel ya r.betel.tv ndetse na Facebook page ya Community of Bethel Churches in Rwanda. Yesu yongeye kuvuga muri Yohana ibice 8 ku murongo wa 12. Yesu yongera kubabwira ati, nige mucyo w'isi, unkurikira ntazagendera mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Yongera kuvuga kandi muri Yohana 12 ku murongo wa 46 avuga aya magambo, naje mu isi ndi umucyo kugira ngo unyizera wese ataguma mu mwijima. Ubushize twabonye akamaro k'umucyo, uyu mucyo w'izuba cyangwa umucyo w'amanyenyeri, yuko isi nimba yarateye imbere mu bushakashatsi, mu kumenya imiterere y'isanzure, mu kumenya amanyenyeri ari kuri za miliyari na miliyari za kilometre uvuye ku isi, kubera ko ari intera nini cyane itabarika mu birometero. Rero mu byerekeye ubumenyi bw'isanzure bakoresha igipimo cyitwa année lumière. No kuvuga ngo ni ahantu umucyo ubasha kugenda umwaka wose. Umucyo nk'uko umushakashatsi yitwa Albert Einstein yabivuze, yahishuye ko umucyo uvuduka iyo udahuye n'imbogamizi mu nzira, uvuduka kuri kilometero hafi 300 ku isegonda. Rero ndutekereze ikintu kigenda ku muvuduko w'300 ku isegonda kikamara rero umwaka wose kigenda. Icyo nicyo gipimo bakoresha kugira ngo tumenye inyenyeri aho ziri uhereye hano kuri isi turiho. Rero hari amanyenyeri ari ku bipimo
tubije mu kilometero ni za miliyari na miliyari na miliyari. Nta kuntu twamenya ayo masi y'amanyenyeri turi ku isi tudakoresheje ibikoresho kabuhariwe byitwa telescope. Kandi ikintu bireba ni umucyo utangwa n'ibyo bashaka kwiga. Nimba ari inyenyeri runaka, umucyo uva kuri yo niwo ubamenyesha ubugari bw'iyo nyenyeri, uburemere, umuvuduko wayo mu kuzenguruka, imyaka yo nyenyeri maze n'ibindi. Rero umucyo utuma abashakashatsi biga mu byerekeye imiterere imibumbe yo mu isanzure ayo bita astrophysique. Rero ibyuma byabo bya telescope niyo babashisha gukurikirana umucyo, none bakamera nk'abantu bakora urugendo basubira inyuma mu mateka y'isanzure kugira ngo bamenye uko ryatangiye ndetse n'ibirigize n'ibindi. Yesu rero nawe kuko ari we rurema, Bibiliya avuga ngo ijambo yahozeho, ijambo yari Imana, ijambo yahoranye n'Imana, kandi ngo mu byaremwe byose na kimwe kitaremwe nawe, kandi ijambo niwe mucyo. Navuga ngo Yesu yakoresheje urwo rugero rw'umucyo, twabyita ko ari metaphore, ni ikigereranyo kugira ngo tumenye impamvu Yesu yise umucyo w'isi. Umucyo waje kutumurikira kugira ngo nitugume mu mwijima. Twabonye ko umucyo mu byerekeye siyanse yo kwiga isanzure univers n'amanyenyeri n'ibindi mibumbe ikomeye yitwa za galaxy, ibyo byose rero umucyo wabyo niwo utumenyekanisha amateka y'ibyo biri mu isanzure n'isanzure ubwaryo. Yesu rero nawe aratubwira ko ntimushobora kumenya Imana itaboneka ngo mumenye ibyayo, mumenye uko yaremye, mumenye ukuri kwayo no kuri ku byaremwe bitaboneka byo mu mwuka, atari jyewe mbibamenyesheje. Nuvuga ngo nubwo hari amadini menshi ku isi, hahoze amadini menshi nubwo nandi azaza, ariko nimba atari Yesu Kristo banyuzeho kugira ngo bamenye iby'isi itaboneka, iby'Imana itaboneka, bazaba bari mu byitwa ukuri, ariko ntabwo kuzaba ari ukuri. Niyo mpamvu Yesu yavuze ko ari we mucyo. Rero umucyo ushobora kuduha ibisobanuro bibiri. Umucyo mu bisanzwe usobanura ubumenyi. Iyo bavuze ngo umuntu afite umucyo, kuvuga ngo aba afite ubumenyi, aba afite kujijuka. Niyo mpamvu mu cyongereza bavuga ngo kugira insight, ni ukuvuga ngo mu byerekeye iby'ubwenge umucyo ni ubumenyi. Ubumenyi rero nubwo bukuhesha kuvuga ngo ndazi ukuri kuri iki. Umucyo rero bwa mbere twavuga ko ugereranywa n'ukuri. Niba umuntu afite umucyo mu kintu, aba afite ukuri kuri icyo kintu. Ikinyuranyo rero cy'umucyo ni umwijima. Kuvuga ngo iyo umuntu rero adafite umucyo w'ubumenyi ku kintu, aba ari mu buyobe, aba ari mu binyoma, aba ari mu byo twakwita umwijima. Rero hari ijambo rikoreshwa muri teolojiya ryitwa gnose, ndetse no muri za filozofi, ko gnose iri jambo gnosis mu kigiriki rifite ibisobanuro byinshi, ariko ahantu hose ryakoreshejwe muri Bibiliya nka Pawulo aho yarikoresheje, kubera ko isezerano rishya ryanditswe mu kigiriki. Bibiliya ikoresha gnose mu kigiriki ibishaka kuvuga ubumenyi budaheshwa n'ubwenge bwa kimuntu, ariko ubumenyi buzanwa n'umwuka w'Imana, akazana urumuri mu muntu rumumenyekanisha ibyo we adashobora kwigezaho mu bumenyi akoresheje ubwenge bwe bwa kavukire, ubwenge bwa kimuntu. Yesu rero yaje kutuzanira gnose, yaje kutuzanira ubwo bumenyi butandukanye n'ubumenyi busanzwe twiga ku ishuri cyangwa twiga mu bintu bitandukanye. Na niyo mpamvu rero ntushobora kumenya Imana ukoresheje ubwenge bwawe. Niyo mpamvu muri Bibiliya Pawulo yandikiye Abakorinto, muzi ko Abakorinto n'Abagiriki, kandi Ubugiriki bwahaye isi ibintu byinshi mu by'ubwenge, ndetse tukigenderamo n'ubu, kuko Abagiriki na nibo bahaye Abaroma baje nyuma yabo ibintu by'ubwenge. Rero Abagiriki baje guhinduka sinonime y'ubwenge. Uvuga ngo iyo ushatse kuvuga ubwenge wavugaga Ubugiriki, ko Abagiriki nibo bazanye iby'ubwenge tugenderamo n'uno munsi. Si ukuvuga ko aribo bari bafite iby'ubwenge kuva isi kiremwa, kubera ko ibintu by'ubwenge ibyo bita savoir ntabwo byahereye hariya mu Bugiriki, ariko
uko amateka y'isi yagiye agenda, igicumbi cy'ubwenge cyagiye gihinduka. Igeze kuba hariya mu bice bya ahitwa Mesopotamiya kera, ariyo Iran hafi no majyaruguru ya Iraq, hariya hari ubwenge kera, iyo bita la culture sumérienne, hariho ubwenge hariya. Hanyuma buraza kwimuka, noneho buragenda, hari igihe igicumbi cyabwo cyabaye muri Egiputa, muri Afrika yacu. Hanyuma buragenda bwimuka kugeza aho noneho nk'imyaka 400, 500, 600 mbere ya Kristo, aho iby'ubwenge rero igicumbi cyari mu Bagiriki. Hanyuma Abaroma bamaze gufata isi nyuma y'Abagiriki, ubwenge rero bavoma ubwenge mu Bagiriki. Ubwo rero ni bwa bwenge bw'isi tuvugana, bari ubwenge bw'Imana. Rero rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abagiriki igice cya mbere, uhereye ku murongo wa 18. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge, ubwo ni bwa bwenge nyine bw'isi, bw'abanyabwenge, bw'abafilozofe, n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Ubwo rero n'ubwenge butari bwa bundi twavuze Imana yazanye mu Mwuka Wera binyuze muri Kristo. Mbese none umunyabwenge arihe? Umwanditsi arihe? Umunyampaka wo muri iki gihe arihe? Ubwenge bw'isi Imana ntiyabuhinduye ubupfu? Kuko ubwo ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi, Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibyizerwa. Dore Abayuda basaba ibimenyetso kugira ngo bizere Kristo, naho Abagiriki bo bashakashaka ubwenge. Ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo wabambwe, uwo ku Bayuda ni ikigusha, ku banyamahanga ni ubupfu. Ariko ku bahamagawe b'Abayuda n'Abagiriki, uvuga ngo twebwe, iyo avuze Abagiriki hano bavuga abanyamahanga bose, ngo ni Kristo ariwe mbaraga z'Imana kandi n'ubwenge bwayo. Kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. Rero aha rero murumva ko Paulo mu Mwuka Wera arerekana ko abantu ntago babasha kumenya Imana binyuze mu bwenge bwabo bwa kimuntu. Nubwo bwaba buhanitse, tukamenya ibyogajuru, tukamenya isanzure byinshi byayo, ubwiru bwayo, tukamenya amanyenyeri ari mu miliyari za kilometero, tugatera imbere mu bwenge butandukanye nk'uno munsi teknoloji aho igeze n'ibindi. Ariko ngo ubwo bwenge nubwo bwaba bufite iterambere rimeze gute, ntago bwabashisha kumenyekanisha umuntu Imana n'ibyayo, kubera ko ntabwo bayimenya muri ubwo bwenge bw'isi. Kubera ko kuvaho umuntu yaguye mu cyaha igihe cya Adamu, umwijima waramutashye, umuntu w'imbere umuhuma mu buryo bw'umwuka. Nubwo turebesha amaso, ariko mu buryo bw'umwuka tuvuka turi impumyi. Kuvaho icyaha cinjiye mu isi, urumva ko tumeze nk'abantu bari muri bwa buvumo bwa Platon, ya allegorie de la caverne. Rero ntabwo twamenyeshwa ibiri hanze y'ubuvumo, kiretse ari Imana ituvanye muri ubwo buvumo ikatuzana mu mucyo wayo. Haleluya. Shalom. Umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda urakurarikira gukurikira inyigisho z'uruhererekane zifite insanganyamatsiko igira iti ukuri kubatura. Mukaba muzigezwaho na Apostle Dr. François NKURUNZIZA. Ni buri wa gatatu na buri wa gatanu guhera 2:30 za nijoro, ndetse no ku cyumweru guhera 7:30 z'amanywa. Izo nyigisho wazisanga kuri YouTube channel ya r.betel.tv ndetse na Facebook page ya Community of Bethel Churches in Rwanda. Rero icyo tukwiye kumenya kandi nuko uwo mucyo murumva ko n'ubumenyi buturuka ku Mana. Ndavuga mu byerekeye ijambo ry'Imana, mu byerekeye isi. Umucyo n'ubumenyi bw'isi, ngo twabivuze bavuze ngo uri afite umucyo, no kuvuga ngo afite ubumenyi mu kintu runaka. Rero Yesu aravuga ngo muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Twabonye ko ukuri kuzanwa n'uwo mucyo nyine, kandi Yesu niwe mucyo, Yesu kandi niwe kuri. None tuzabaturwa mu biki? Tubaturwe ku ngoyi yande. Kuko yavuze ngo muzamenya ukuri, ukuri ko kuzababatura, nuvuga ngo hari ububata runaka abantu barimo, isi irimo. Nuvuga ngo hari ikibabase cyangwa hari ubabase. Icyo bita esclavage cyangwa slavery. Rero mu buryo bw'umwuka, Bibiliya ivuga ko abantu bari mu bubata bw'ibinyoma, ukutamenya. Yesu yabwiye Abayuda bo mu gihe cye aya magambo muri Mariko 12 ku murongo wa 26, 27 kubyerekeye ibintu by'izuka, ko bafite uburyo bwo babyumva. Arababwira ayo magambo
mbese ibyerekeye ku kuzuka kw'abapfuye ntimwari mwasoma mu gitabo cya Mose uko Imana yavuganye nawe iri muri cya gihuru iti ni jye Imana ya Aburahamu n'Imana ya Isaka n'Imana ya Yakobo? Imana si Imana y'abapfuye ahubwo ni y'abazima, mwarahabye cyane. Mu Gifaransa ngo vous êtes grandement dans l'erreur. Uvuga ngo rero isi iri mu gushukika gukomeye, mu butamenya, ignorance. Ikindi cya kabiri turavuze ko isi iri mu bubata bwo kutamenya, isi iri mu bubata w'ikinyoma. Iyo usomye muri Yohana 8:44 bibiliya ivuga ku byerekeye Satani ngo ntago yigeze ahagarara mu kuri, ngo Satani ni umunyabinyoma kandi ni we se w'ikinyoma. Kuvuga ngo Satani niwe yishe inyuma y'ibinyoma byose isi ifungiwemo. Kuvuga ngo isi iri mu bubata w'ikinyoma. Byinshi isi yita ukuri ntabwo ari ukuri. Hanyuma isi ikaba ngwiri no mu bushukanyi. Iyo usomye mu Ibyahishuwe Yohana 12:9 batubwira ko isi yose iri mu bushukanyi. Kuvuga ngo tuvuka mu isi iri muri gereza y'ubushukanyi. Hari imbaraga zitaboneka ziyobya abantu, zibashuka, zikabereka ikirabura ngo ni kera. Ibyahishuwe Yohana 12:9 cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose. Nuko kwijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywa nacyo. Uvuga ngo isi Satani ayiyobora mu kinyoma, akayobya abantu. Hari imbaraga rero ziyobya ziri mu isi, zikorera mu isi. Kandi tumenye ko Satani yabayeho isi yacu itubona itararemwa. Satani rero yitwa le séducteur, umushukanyi. Hari imbaraga ziyobora iyi si za séduction, zo kuyobya. Rero isi yose iri muri wa mubi, niko Yohana yatwandikiye mu rwandiko rwa mbere 5:19. Ni ukuvuga ngo iyo tuvukiye muri isi, tuvukira muri isi iri muri iyo gereza, iri muri ubwo bubata bw'ibi tumaze kuvuga. Niyo mpamvu Yesu rero yaje kugira ngo atubature ibi byose. Ibyo byose rero kubera ko nta mucyo uhari wo kuduha ukuri, birorohera Satani kugira ngo atubohere muri ububata bw'uburyo butandukanye. Nubwo waba ufite idini, kuko amadini ntabwo ateye ikibazo Satani. Satani atinya umucyo w'Imana ari we Kristo, kuko niwo uzana kumenya ukuri, ya gnose twavuze. Kandi ukuri noneho ukahita kutuvana muri ububata bw'ubutamenya, ignorance, uvuga ngo kujijwa, ubujiji, ububata bw'ikinyoma ya Satani, n'ububata bwo kutuyobya, kuko Satani ngo arayobya abari mu isi bose. Iyo dusomye rero mu Abaroma 3:23 na 24 turabona ingaruka y'ibi bintu byose tumaze kumvaho. Aricyo cyatumye Yesu aza kudutabara, kuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Ngo bose, ni kuvuga ngo Imana bose nta numwe uvuyemo, ngo abantu bose bavukira muri ububata. Ngo isi yose iri muri izi mbaraga tumaze kumva, arizo mu jambo rimwe zitwa imbaraga z'umwijima. Icyo rero twamenye nuko umucyo waje, kandi Yesu niwe yaje nk'umucyo. Ariko ikibabaje nuko nabwingo n'ubu miliyari z'abantu ziracyari mu mwijima, ziracyagendera mu mwijima, kandi uwo mwijima amaherezo uganisha mu rupfu rw'ibihe bidashira. Rero iyo rero tuvuze umucyo ntabwo gusa uza kuduha ubumenyi mu buryo bwo kumenya Imana gusa, hari n'ingaruka uwo mucyo uduha. Uko Bibiliya ivuga ko umucyo ufite n'ingaruka utuzanira no mu buzima bwacu bw'uyu mubiri. Iyo dusomye muri Malaki, muri Bibiliya y'Igifaransa ni muri Malaki 4:2, ariko Bibiliya y'Ikinyarwanda Malaki 3:20, ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira, rifite gukiza mu mababa yaryo, maze muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu kiraro. Ngo izuba ryo gukiranuka ngo rifite gukiza mu mababa yaryo. Ibi rero nabyo Imana ibitwigishiriza muri ibi tubona, kubera ko abashakashatsi mu byerekeye bimwe mu kamaro imirasire y'izuba ifite, cyangwa urumuri rw'izuba, umucyo w'izuba,
baratubwira icyo umucyo w'izuba umarira ubuzima bwacu mu buryo gufatika, ntabwo turi mu by'umwuka. Igihe umuntu atamaze igihe kinini cyane ku zuba, kuko nabyo bishobora kuzana ingaruka, ariko umucyo w'igihe runaka gito, iminota ingahe, bifite icyo bimara mu buzima bwacu nk'abantu bari muri uyu mubiri. Ko niko Imana yabiteganije. Hari nk'uwitwa Dr Alexandra Daru, akaba ari umuganga w'inzobere mu byerekeye morphology, imiterere y'umubiri wacu, ibice byawo uko bimeze, ndetse akaba ari n'inzobere mu byerekeye nutrition, imirire, ingaruka yabyo, imirire mibi, imirire myiza. Hanyuma na Dr yitwa Nina Rus, akaba ari médecin dermatologue, akaba ari inzobere mu by'uruhu, indwara z'uruhu. Baratubwira ko hari nk'ibintu 10 imirasire y'izuba ituzanira twebwe ku mibiri yacu kugira ngo tugubwe neza. Rero icya mbere bavuga ngo izuba imirasire yaryo ituzanira le bien-être, kumva umubiri wacu uguwe neza, kubera ko imirasire iza mu mibiri yacu, noneho umubiri wacu wahura n'imirasire y'izuba atarendi twika cyane, akazuba koroheje, imibiri yacu igezana imisemburo yitwa neurohormone, noneho umubiri tukumva tuguwe neza. Icya kabiri, imirasire y'izuba ituma ibice by'umubiri yacu biba oxygene ikinjira hose mu mubiri yacu, kuko ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo umubiri ushobore kuba ufite oxygene ihagije mu mubiri yacu. Icya gatatu, ngo imirasire y'izuba ituma mu mubiri wacu hakorwa vitamine D. Vitamine D rero ni ingenzi cyane cyane uretse iyo tubona mu byo kurya nk'amafi, ariko hariho vitamine D iva ku mirasire y'izuba, tuza kubona ingaruka yabyo. Ikindi, ngo imirasire y'izuba idukiza indwara zimwe z'uruhu nka eczema, vitiligo, psoriasis n'izindi. Hanyuma imirasire y'izuba ituma umutima wacu utera neza, iyo bita pression arterielle, ntihabe umuvuduko ukabije cyane, hypertension cyangwa hasi hypotension. Ariko bisaba ko iminota tumara ku zuba itarenga 30, kandi atari rya zuba rimwe ritwika cyane. Ikindi, imirasire y'izuba ituzanira kubaka ubudahangarwa bw'imibiri yacu ngo burwanye indwara, icyo bita système immunitaire. Ikindi, imirasire y'izuba ngo ituma uruhu rumeraho imishatsi rumera neza, noneho imishatsi ikamera neza. Ikindi nacyo, imirasire y'izuba ituma no mu maso haronka ibintu bituma uko tureba bigabanya risque z'ubuhumyi mu gihe cya kure. Hanyuma ikindi nacyo, imirasire y'izuba iturinda icyo bita osteoporose. Osteoporose ni ukuvunika kw'amagufa. Ari umuntu avunika kandi atigeze agwa, akaba yahagarara igufa rikavunika. Ibyo bibaho, ni ukuvuga ngo haba hari ikintu abuze, ni cya kindi twavuze cya vitamine D. Vitamine D ituma amagufa akomera, noneho bikaturinda osteoporose. Urumva rero, nimba ubushakashatsi bwemeza ibyiza bituruka ku mirasire y'izuba, murumva ko iyi Malaki twasomye ari ukuri. Ni ukuvuga ngo nimba iyi umucyo w'izuba uzikora ibyo mu buryo bw'umwuka, rero nimba Yesu ari umucyo w'isi, ni ukuvuga ngo kwakira Yesu wakiye umucyo uzikora ibi byose no mu buryo bw'umwuka, ukuvura mu buryo bw'umwuka, utuma ugubwa neza mu buzima bwawe. Yesu rero akubiyemo ibi byose. Izuba rigaragara ngo rifite gukiza gutandukanye nk'ibintu 10 tumaze kumva, ariko na Yesu mu bisanzwe niwe anavugwa hano muri Malaki, niwe zuba ryo gukiranuka. Yesu afite amazina menshi muri bibiliya nk'umucunguzi, nk'Imana, nk'umukiza, kandi Yesu afite amazina ahwanye n'imirimo imuranga. Hano rero Malaki, igihe cy'iherezo, mbere yuko Yesu agaruka, avuga isi ko izaba imeze, abanyabyaha bazaba bameze, haba mu mahanga aba muri Israeli. Noneho Imana ikazabanza kohereza integuza nk'uko yohereje bari mu batiza akategura inzira y'umwami. Rero Imana izohereza Eliya, niyo mpamvu atanyuze mu rupfu, kugira ngo nawe aze nk'integuza mbere yuko umwami Yesu agaruka, noneho mu buryo bugaragara, ariko kugaruka kwe kwa kabiri twize inshuro zitandukanye. Yesu rero yitwa hano muri Malaki izuba ryo gukiranuka, kandi ngo rifite gukiza mu mababa yaryo. Ntabwo rero Yesu urindiriye ko gukiza kwe kuzaza muri icyo gihe, amaze imyaka 2000 irenga yaraje cyangwa hafi. Rero niwe zuba
ryo gukiranuka. Kumwakira rero hari imirasire imuvamo igukiza mu buryo bw'umwuka, igakiza umwuka wawe uburwayi Satani yawuteje, kubera ko tuvuka mu isi y'icyaha, tukavukana icyaha. Yesu araza akadukiza icyaha, noneho akagukiza n'ubugingo bwawe, ariho haba za emotion, habamo gutekereza, habamo ubushake n'ibindi, noneho akagukiza n'indwara z'umubiri. Niyo mpamvu rimwe ngo nimugoroba Yesu yari kwa nyirabukwe wa Petero, hanyuma aramukiza, yararwaye fièvre, afite umuriro. Hanyuma ngo abantu bamenye ko hari abarwayi bose bo muri iyo micungararo, bo muri ako gace baraza, hanyuma ngo akiza abarwayi bose, abakirisha ijambo, ndetse n'abadayimoni bava mu bantu benshi kubw'ijambo, abarwayi barakira. Ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya imyaka isaga 700 mbere ko Yesu aza, ngo ibyavuzwe n'uwo muhanuzi Yesaya ngo bisohore, ngo ubwe niwe yikoreye indwara zacu n'ubumuga bwacu. Murumva ko Yesu niwe iryo zuba yo gukiranuka, kandi ngo rifite gukiza mu mababa yaryo. Nkuko siyansi yemeza imirasire y'izuba icyo imara, kandi mu mvugo poetike, mu mvugo y'ubuhanzi, iyi mirasire y'izuba itwa kuzuba imeze nk'amababa yaryo. Iyo ni imvugo Malaki yakoresheje, imvugo y'ubuhanzi, un langage poétique. Nukuvuga ngo Yesu niwe zuba, noneho imbaraga zimuvamo niyo mababa y'izuba, noneho hakaba harimo gukiza. Muribuka wa mugore yarwaye imyaka 12 ava amaraso, yaragiye mu baganga bose b'icyo gihe kuko yari afite uburyo, ariko ntiyakira. Akoze kuri Yesu ku mwenda we ahita akira ako kanya. Hanyuma Yesu aravuga ngo ninde yankozeho? Abigishwa be bavuga ati ko abantu ari benshi se wamenya ninde yakozeho? Ngo hari umuntu yankozeho mu buryo budasanzwe. Tuvuga ngo umugore yamukozeho mu kwizera kuko yarababaye cyane, ngo nimukoraho gusa ndakira. Arenga ku mategeko yuko yarari mu mihango y'ukwezi, kandi amategeko arabuza ko yegera abantu, kandi akaba ari n'umugore muri statut y'icyo gihe, ntabwo yari kuba ari aho muri abo bagabo. Ariko byose kubera umubabaro yarenze bya kirazira. Hanyuma kwizera kwe gutuma avuga ati ari ugupfa banyike, ariko n'ubu ndiho ndapfa, nimukoraho ndakira. Yesu abwira abigishwa be impamvu yabimenye, ngo igihe uwo muntu yankozeho, ngo numvise imbaraga zimvamo, nizo zamukije wa mugore. Murumva ko ibyo bigaragaza neza ko ari we zuba ryo gukiranuka rifite gukiza mu mababa yaryo. Uwo mugore rero yahuye n'ineza iva mu mababa y'iryo zuba, ari we Yesu Kristo. Haleluya. Nawe nimba urwaye, nimba uremerewe umutima wawe, haleluya, Yesu yaje nk'izuba ryo gukiranuka, kandi yaje akuzaniye gukiza amababa ye. Haleluya. Akira gukira mu izina rya Yesu. Amen. Shalom. Umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda urakurarikira gukurikira inyigisho z'uruhererekane zifite insanganyamatsiko igira iti ukuri kubatura. Mukaba muzigezweho na Apostle Dr. François NKURUNZIZA. Ni buri wa gatatu na buri wa gatanu guhera 2:30 za nijoro, ndetse no ku cyumweru guhera 7:30 z'amanywa. Izo nyigisho wazisanga kuri YouTube channel ya r.betel TV, ndetse na Facebook page ya Community of Bethel Churches in Rwanda. Rero ijambo ry'Imana riduhishurira ibyo tutareba n'amaso y'umubiri. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko iyo tuvukiye muri isi, ntabwo turinda gukora ibyaha ngo tube gusa imbata yabyo, ahubwo tuvuka tutegekwa n'itegeko ritugira imbata y'icyaha. Iyo dusomye mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma ibice 7 uhereye ku murongo wa 14 kugeza kuri 24, kadusome, tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka n'amategeko y'Imana, ariko jyewe ndi uwa kamere, ndetse naguriwe tegekwa n'ibyaha bw'abubata. Yesu yavuze, sinzi ibyo nkora, kuko ibyo nshaka atari ibyo nkora, ahubwo ibyo nanga akaba ari ibyo nkora. Ndibaza ko umuntu wese yibonamo iri tegeko. Ariko ubwo nkora ibyo ndashaka, nemera ko amategeko ari meza. Nuko rero noneho sijye uba nk'ibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Ibyaha ntabwo biri hanze yawe, ibyaha itegeko ryabyo rikorera muri wowe. Hanyuma nzi yuko muri jye, ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye, nta cyiza kimbamo, kuko mpora nifuza gukora icyiza, ariko kugikora ntako. Harimo umufilozofe w'umufaransa kandi yabaye hagati y'Ubusuwisi n'Ubufaransa, yitwa Jean-Jacques Rousseau. Arigwa cyane muri za kaminuza mu byerekeye iby'ubwenge. Niwe yavuze ko umuntu avuka ari mwiza, ahubwo yagera mu isi ikamuhindura kuba mubi. Urumva ko atari byo. Kuvuga ngo icyaha cyose Jean-Jacques Rousseau agishira muri societe.
kuri sosiyete ngo niyo mbi, ngo umuntu avuka ari mwiza, kandi benshi niko bibaza ngo umwana ni marayika. Yego umwana muto ntabwo akora ibyaha mu buryo bugaragara, ariko ngo aba yavukanye n'iyo tegeko, nuko gusigaye kigeze iryo tegeko amaze kugenda akura, ageze mu myaka y'ubukure, niho iryo tegeko rigenda rero ryexprima rigaragara mu mikorere ye, ariko riba rihari kuva avuka kubera ko riri muri ADN yacu, hariho hari porogaramu yose y'igifite ubugingo. Rero Adamu na Eva, ababyeyi bacu ba mbere, birivuga baturaze muri ADN, baturaze mu majene, baturaze itegeko ry'icyaha. Rousseau rero, Jean-Jacques Rousseau rero yabaye mu binyejana bya 18. Urumva ko hano yaribeshye cyane, ntabwo umuntu avuka ari mwiza, ahubwo tuvukana iri tegeko ry'icyaha. Abaroma ibice 7 umurongo wa 18 ngo nzi yuko muri jye, ibyo no kuvuga muri kamere yanjye, nta cyiza kimbamo, kuko mpora nifuza gukora icyiza, ariko kugikora ntako. Kuko icyiza nshaka atari cyo nkora, ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo nanga, sijye uba nkibikora, ahubwo n'icyaha kimbamo. Nuko rero mbona yuko amategeko anyifuriza gukora ibyiza, nyamara ibibi bikaba ari byo bintanga imbere. Nishimira amategeko y'Imana mu mutima wanjye, kuko umuntu wese yishima ko yabaho nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, ntako bisa. Ariko mbona irindi tegeko ryo mu ngingo zanjye, mu mubiri wanjye, muri kamere, rirwanya itegeko ry'ibyaha ryo mu ngingo zanjye. Yemwe mbonye ishyano, ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu? Iyo bavuze umubiri hano ntabwo ari umubiri nyamaraso, ni kamere ya kimuntu tuvukana, kuko hariho kamere y'Imana, akamero k'Imana, hariho na kamere ya kimuntu. Urumva hano rero yuko Paulo arangije kuri umurongo wa 24, mbere ko tuza kureba ikurikira, arangije na constat, cyangwa arangije asa naho avuga ubwihebe hanze ya Kristo. Umuntu yamaze kumenya iby'Imana ivuga, akareba n'ubuzima bwe, yumva ko bihabanye, ni nk'umwijima n'umucyo. Icyo gihe rero ngo nta kindi yavuga, nimba azi yuko ingaruka yo kuzapfira muri iyo kamere tekwa n'icyaha, ubwo bubata bw'icyaha, urumva ko nta kindi yavuga nka Paulo kuri 24 ngo yemwe mbonye ishyano, ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu? Umuntu wese afashe umwanya wo gutekereza kuri condition ye, ku buzima bwe, agereranije n'ijambo ry'Imana, agize ubuntu bwo kurimenya, akaba atarakira Yesu ngo amuhe igisubizo, nta kindi nawe yavuga. Nimba anasobanukiwe ko umuntu adapfa ngo ashire, hakaba hariho umuntu kuri adapfa iteka ryose, ari we atandukanywa n'umubiri iyo umuntu apfuye, aribyo bita roho mu Kinyarwanda, ariko mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza uriya muntu w'imbere ataboneka ngo agizwe n'ibintu bibiri, niko birivuga, agizwe na âme na esprit, na âme cyangwa spirit and soul. Uwo muntu rero ni umwuka, ntashobora gupfa. Rero uyu mubiri niwo upfa, ariko umuntu w'imbere we akomeza kubaho. Ariko mu buryo bw'Imana, mu buryo bw'umwuka, nubwo uriya muntu w'imbere ari umwuka adapfa, ariko iyo atari muri Kristo aba yapfuye nawe, na niyo mpamvu hazaba urupfu rwa kabiri. Uvuga ngo urupfu rwa mbere ni urupfu twese tunyuramo, umubiri ugapfa, gutandukanywa k'umubiri n'uriya muntu w'imbere agizwe n'umwuka n'ubugingo, ariko hazaba urupfu rwa kabiri rw'abanyabyaha bose. Rero urumva ko kugutaka kuri ku murongo wa 24 kwakabaye ugutaka kw'ikiremwa muntu cyose, ngo yemwe mbonye ishyano, ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu? Ninde wankiza iyi kamere? Ninde yankiza iri tegeko ry'icyaha rimbase? Iyo dusomye rero umurongo wa 25 muri iki cyine cya 7 mu Baroma, hari igisubizo cyiza. Paulo arangije avuga ati Imana ishimwe kuko izajya inkiza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Nuko jyewe mu mutima wanjye ndimbata y'amategeko y'Imana, ariko muri kamere ndimbata y'amategeko y'ibyaha. Kuvuga ngo hano rero ugutaka kwa Paulo ari mu mwanya w'ikiremwa muntu cyose, mu mwanya wa bene Adamu bamaze kuba confronté, bahuye n'umucyo w'ijambo ry'Imana, bakareba rero ububi bwabo, bakareba rero ububata bwabo, kuko ibi ntabwo ushobora kubimenya udahuye n'umucyo w'Imana ngo ukumurikire. Nk'aba bantu bari muri ya caverne cyangwa bwa buvumo bwa Platon, batazi ko hanze y'ubuvumo hari isi ifite umucyo, hari n'ibindi biremo. Urumva rero ntushobora kumenya ibi udahuye n'umucyo w'Imana, ariryo jambo ry'Imana. Ni utangira kubona rero ububi bwawe n'ingorane zawe n'akaga urimo.
nubwo wowe utunze ibya mirenge byo muri iyi si utangira kumva muri wowe kuri ingorwa, ariko umurongo wa 25 ugahita uguhumuriza ko Imana byose yabikemuye muri Yesu Kristo ku musaraba. Haleluya. Rero mu kurangiza dusomye muri rwandiko nyine rwa Paulo yandikiye Abaroma ibice 6 ku murongo wa 16 kuza kuri 23 haravuze ngo ntimuzi yuko uwo mwihaye kuba imbata zo kumumvira muri imbata z'uwo mumvira uwo. Imbata z'ibyaha bizana urupfu, cyangwa izo kumvira Imana kuzana gukiranuka. Ariko Imana ishimwe kuko nubwo mwari imbata z'ibyaha mwumviye ibyo mwigishijwe mubikuye ku mutima. Ngo ni ubutumwa bwiza n'ijambo ry'Imana, maze mubatuwe ku byaha muhinduka imbata zo gukiranuka. Murumva rero bwa bubata Yesu yavuze ngo nimwaguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, kandi ngo muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. N'ububata rero Yesu yavugaga, kuko Abayuda b'icyo gihe ntabwo bumvaga imvugo ya Yesu ngo turi urubyaro rwa Aburahamu, ngo ntabwo twigeze tuba imbata y'umuntu n'umwe. Uvugiye iki ko tuzabaturwa? Yesu yababwiraga imvugo batumva, kuko bari mu buhumyi, bari bafungiwe muri gereza y'idini y'Ikiyuda, kuko bubata buri kwinshi. Hari ububata bugaragara n'amaso y'umubiri, uriya ni imbata y'inzoga y'ubusinzi, uriya ni imbata y'ubusambanyi, uriya ni imbata y'ibi n'ibi, imbata y'urugomo, imbata y'ibinyoma bitandukanye. Hari ibyaha tubona bibasa abantu bigaragarira sosiyete, imbata z'ubwicanyi, imbata zo guteranya abantu, guteranya imiryango, guteranya abavandimwe, kurema ibice abantu. Ububata buri kwinshi. Ariko rero hari n'ububata buri mu rundi rwego rw'ibi biboneka, n'ububata bwo mu buryo bw'umwuka. Niyo soko y'ububata bwose, ni rya tegeko ry'icyaha tuvukiramo, noneho rikadukoreramo tukaba mu bubata butandukanye. Ariko Yesu ariho arataka isoko y'ububata, ariho araza ku isoko y'ubwo bubata kugira ngo nahagera tumwemereye ahita atubatura rya tegeko ry'icyaha, noneho nawe bubata bwose bugaragarira amaso tugasanga twabuvuyemo. Haleluya, Imana ishimwe. Kuri 19 ibyo mbivuze nk'umuntu kubw'intege nk'iz'imibiri yanyu, kuko nk'uko mwahaga ibiteye isoni n'ubugome ingingo zanyu kuba imbata zabyo bigatuma muba abagome, aba ariko nanone muha gukiranuka ingingo zanyu kuba imbata zako kugira ngo mwezwe. Ubwo mwari mukiri imbata z'ibyaha ntimwatwarwaga no gukiranuka. Mbese icyo gihe mweraga imbuto ki zitari ibibakoze isoni? Ubu iyo uvuye muri ubwo bubata hanyuma ugasubiza amaso inyuma ibyo wabagamo, wumva biguteye isoni. Amaherezo yabyo akaba ari urupfu. Ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba imbata z'Imana, mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa, kandi amaherezo yanyu ni ubugingo buhoraho. Nk'uko ibihembo by'icyaha urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Murumva rero uko niko kuri kwazanye Yesu Kristo. Yesu yatubonye turi mu bubata, bituma noneho aza kugira ngo atuvane muri ubwo bubata. Kandi inzira yo kutuvana muri ubwo bubata tumaze kuyumva, no kubanza guhura n'ijambo rye. Hanyuma ijambo rye kubera yuko ari umucyo, ugahita ukumurikira condition umuntu arimo, kuvuga ngo ubuzima bw'umuntu imbere y'Imana uko buhagaze. Hanyuma noneho wamara kumurikirwa kuvirwa n'uwo mucyo, noneho bikaguha rero ubumenyi, gnose, kava mu bujiji, kava mu kinyuma cya Satani. Hanyuma noneho wamara kugira ubwo bumenyi ariyo gnose, noneho ubwo bumenyi rero waheshejwe n'ukuri, none ugahita kubatura, kuri kugakubatura. Haleluya. Na nibyo Paulo yakomeje kuvuga urwandiko yandikiye Abaroma ibice 8 ku murongo wa 1. Katwasome. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Umurongo wa 2, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Ngo kuko iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, ikiri ibyaha bya kamere ho iteka, kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe abadakurikiza ibya kamere y'umubiri, ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Murumva ko Yesu niwe wenyine abasha
kubatura inyoko muntu itegeko ry'ibyaha n'urupfu, la loi du péché de la mort. Kuko itegeko ry'ibyaha n'urupfu ni itegeko ribase isi yose, nk'uko hari itegeko rya rukuruzi rituma buri kintu cyose isi igikururira kuri yo. Niyo mpamvu udashobora gusimbuka ngo ugume mu kirere uhita ugaruka hasi, kubera ko hari itegeko rya rukuruzi uvuga ngo isi ikurura ikintu cyose kuri centre yayo. Rero iryo tegeko rya rukuruzi bitwa la loi de la pesanteur, sinshaka kujya muri byinshi aho rituruka n'ibindi byose byo bita la gravitation, ariko ndavuga ibigaragarira umuntu wese nubwo yaba ataragiye ku ishuri, nuko yujugunye ikintu hejuru kitakigaruka. Ndavuga ngo hari itegeko rya rukuruzi rikurura ikintu cyose ku isi. Rero hari itegeko rero ribase iyi si. Bibiliya hano mu Baroma 8 ku murongo wa 2 ngo ni itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Iryo rero niryo tuvukiramo tutarakora n'icyaha na kimwe ku giti cyacu, ngo niryo tuvukiramo, niryo ritugenga ubuzima bwacu bwose, tudahuye n'irindi tegeko rinyuranye n'iryo, ariryo tegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Yesu Kristo, kugira ngo ritubature. Rero ngo muzamenya ukuri kandi ukuri kuzababatura. Reka Imana rero iguhe kumenya ukuri kugira ngo ukuri kukubature. Mwumvise ko Yesu ni izuba ryo gukiranuka rifite gukiza amababa yaryo. Nimba uri imbata y'icyaha runaka, mu izina rya Yesu umenye ukuri kandi ukuri kubature. Nimba urwaye, wakira umucyo ari we Yesu, kuko afite gukiza muri we. Haleluya. Mana ndagushima kuri iri jambo. Ukomeze Mwami wigisha ubwoko bwawe, ukomeze Mwami uhugure abakwizeye, ukomeze Mana umenyekanisha abatarakumenya ukuri kwawe, uvane Mwami abo bose bari muri bwa buvumo Platon yavuze, l'allégorie de la caverne muri gitabo cye La République. Reka Mwami wavane mu buvumo abatazi ko hari indisi, abatazi ko hakurya y'ibitubona hari ibindi bitaboneka. Mana wavane mu buvumo bw'umwijima w'ubujiji no kunangira imitima no kutamenya, kugira ngo bahure n'umucyo ubaha ubumenyi bw'Imana, gnose, kugira ngo bashobore kumenya ukuri kubabature. Ndasengera buri muntu wese utarakumenya Mana, kugira ngo muri iki gihe turimo umugirire ubuntu, ahure n'umucyo. Umucyo ni Yesu Kristo, kandi toro naryo tuziko riri mu gihe cyo gusoza urugendo, kuko Yesu mu gihe tutazi uzaba waje gutwara itorero. Mwami ukomeze uryeze uritunganye, uzaryishire rifite ubwiza, ridafite inenge cyangwa umwanyari, nkuko umugeni ategurirwa umukwe. Habwa icubahiro n'ikuzo iteka ryose, kandi ibyo ushaka bibe mu isi nko biri mu ijuru, kandi ubwami bwawe buze, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe iteka ryose. Mana Data, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Ukeneye kurushaho gusobanukirwa? Urifuza inama? Waduhamagara kuri 0784 26 1800 ndetse na 0788 46 0055, cyangwa ukatwandikira kuri info@btchurches.net.